Yesu ashimwe bene data, ndashima Imana ishoboje gusoma ijambo ryayo. Umunsi w'ejo njyewe ndisomye nijoro. Tuzasoma muri Ezekiyeli 47, 48 na Luka, igice cya Luka kabiri, igice cya kabiri cya Luka. Ahantu rero numvise hakoze ku mutima wanjye ni ahantu hari muri Ezekiyeli 47, 12. Aha Ezekiyeli arimo aravuga umujyi w'Imana, ukuntu uzaba wubatse, ingabano zawo n'ibintu bizaba biteyemo, n'umugezi zaba urimo udasanzwe. Aho haranditse ngo ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa. Ibibabi byabyo ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Aha njye nahise numva ubuturo bwera bw'Imana, kuko twebwe Imana yacu ituye mu mutima wacu. Ubuturo bwera ni umutima wacu. Ikintu rero numvise umwuka yaramishurira, muntu w'Imana, niba umutima wawe ari muzima, icyo uzakora cyose kizaguhira. Hari ukuntu abantu babifata bakabishyira muri kontekste y'ubukire bw'amafaranga, nabwo si bubi. Imana rwose duhaye umugisha, we aho umugisha wese ari umuntu wayo. Twashima Imana, kuko iyo ubonye umugisha uri umuntu w'Imana, nta nubwo ari wowe wenyine, kuko ntiwarya amasaha 10, ntiwakwambara imyenda 10 icyarimwe, ntiwakwambara inkweto 10 icyarimwe, kereka ufite ikibazo cy'uburwayi, kuko hari abantu bagira ubwo burwayi bwo gukunda imyenda, akakunda imyenda akabura n'aho ayishyira, akagura inkweto akabura aho azishyira, akakunda amashakoshi akabura aho ayishyira, ibintu byose akabyirundaho. Ibyo nabyo ni ubundi burwayi. Ariko iyo uri umuntu w'Imana ugakira, ubwo Imana irarenezerwa, kuko abantu benshi barakira. Nujya kugura imyenda uzavuga uti reka ngurire n'inshuti zanjye, reka ngurire n'abantu babikeneye, reka ngurire n'abakene. Ntabwo uzirebaho wenyine. Nujya kurya uzarya ibiringaniye, ntabwo uzarya ibintu bihenze cyane ngo bitume wibagirwa abababaye. Ntabwo bivuga ko utabaho neza, ko utarya neza, ko utaryama neza. Oya rwose, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nawe uba ugomba kwifata neza. Ntabwo uzakunda abandi nawe ntiwikunde, ariko ikibi ni ukurenza. Rero umuntu wese ufite umutima muzima, Imana iramwishimira, agahinduka umugisha kuri benshi. Rero ubuturo ngo, kuko iyo umutima wawe umeze neza, icyo ukoze cyose kiraguhira. Bisobanura iki? Reka dusome muri iyi Zaburi ya mbere, ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Reka mbabwire, iyo umutima wawe umeze neza, ibyo ukoze byose bikubera byiza. Bikubera byiza gute? Uteka ibiryo bikaryohera abantu, ukavuga amagambo akororotsa imitima y'abantu, ugasura umuntu ukahava umuntu aruhutse mu mutima. Ikintu cyose ukoze kikubera cyiza. Ni ibyo ngibyo Imana ibivuga. Ni ibyo ngibyo Imana ibivuga, kuko uhinduka umugisha aho ugeze hose, uhinduka impumuro nziza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tube umunyu w'isi. Hari umuntu ugeze kutwigisha akantu ndagafata karamfasha, aravuga ngo burya ngo umunyu kugira ngo uryoshye ibiryo, ngo ntabwo ugomba kuba mwinshi, ahubwo ushyizemo mwinshi ibiryo ntabwo birika. Ngo ushyiramo gake, ibiryo bigahita bigira saveur itangaje. Ariko uzarya ibiryo bitarimo umunyu wumve
hari abantu badashobora kurya bitarimo umunyu, hari abandi bitagira icyo bitwara, ariko abantu bakunda ibiryo biryoshye byiza bakunda ibiryo nyine birimo umunyu. Nubwo nyine hari igihe abantu bafite indwara zitabibemerera, ariko tuvugishije ukuri, ibiryo birimo umunyu uringaniye biraryoha pe. Niba ufashe nk'inyama ukaziteka ntushyiremo umunyu, uzazirya wumve ntabwo uzigira, ariko shyiramo akunyu keza zizaba ziryoshye cyane. Rero umuntu w'Imana ni uko nguko ameze. Iyo umutima wacu wera, iyo umutima wacu ukora ibi ngibi, udakurikiza imigambi y'ababi, bene data, ushobora kugira inshuti mbi zikakujyana mu migambi mibi. Ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha. Wabona abantu barimo gukora ibintu, niba utashoboye kubafasha, kubabuza, igira ku ruhande ngo ntiwicarane n'abakobanyi. Ibintu by'igikundi, ibintu by'ibiparo, ibintu byo kuvuga ibintu byo kuvuga abantu b'Imana, ni ikintu cyane cyane abadamu, ni ikintu kitugonga cyane cyane cyane. Ariko nawe uba ugomba kurwana intambara, ukamenya aho umwanzi aturuka, kugira ngo ushaka kugukoresha icyo cyaha ugafata strategy. Niba uzi ko ufite inshuti ikunda kuvuga abantu, n'ujya ujya kumuvugisha, ujye ubanza usenge, uhambire iyo myuka, kugira ngo nimuvugana abe ari wowe ukontorora ikiganiro, we ntagukontorore. Kuko numureka arakujyana, kandi ntabwo umuntu ashobora kuvuga umuntu iminota 5-10 we nubura icyo uvugamo, ntibikunda. Ujya kubona ukumva wavuze. Ariko aba bantu rero ngo abo bantu ngo icyo bakoze cyose kibabera cyiza. Ni ukuvuga ngo kubera ko isoko yacu aba ari nziza, duhinduka umugisha bene data, duhinduka umugisha ahantu hose tugiye, duhinduka umugisha aho dukandagiye, duhinduka impumuro nziza. Abantu b'Imana bahagaze gutyo mu by'ukuri ntabwo ari benshi, ariko bameze nk'uwo munyu. Aho bageze ibintu birahinduka, aho bageze ibintu bihindura aho bageze haza umunezero, aho bageze abantu bahindura amagambo, kubera ko babazi ko uri aho ngaho, babona ko utari bwishimire ibibi bavuga, barahindura iyo wuzuye ubwiza bw'Imana. Ndumva uyu mugoroba cyangwa iki gitondo nabakangurira, nanjye nikangurira, kugira ngo umutima wacu ube purifiye nk'aya mazi ngo yabaga mu buturo bwera. Kuko iyo umutima wawe ari muzima, uri umuntu w'Imana, warakijijwe, uba uri connected ku ijuru. Iyo uri connected ku ijuru rero, aba ufite mu mutima wawe harimo amazi ava mu buturo bwera. Ayo mazi rero niyo amanuka ngo ibibabi byabyo bigahinduka umuti uvura, ngo amatunda yabyo akaba ibyo kurya, ngo buri kwezi. Yewe iyo ubaye umuntu umeze gutyo, wera imbuto, abantu bakakuryaho, bakagusoromaho. Utera imbuto zumagaye, utera imbuto zirwaye, izaboze, wera imbuto nzima, uhinduka nk'uyu mugezi nyine ukiza. Reka rero bene data, duhinduke umugezi ukiza. Birashoboka iyo umuntu ashyizemo ubushake, akavuga ngo Mana, ngiye guhinduka, ngiye guhagarara neza kugira ngo mpindukire abandi umugisha. Kandi uko uhindukira abandi umugisha, niko nawe uzabona umugisha. Tubifitemo inyungu rero. Yesu abagirire neza bene data.